ufite fone ufite ikibazo cy'uko isigaranyemo umwanya mukeya, wenda ugasanga storage isigayeho imaze gukoresha nka 90 na kangahe kwijana, gusa uri gusiba ibintu ukabona ntabwo bihise bivaho nyine, nako umwanya ntabwo uhise wiyongera ku wo wari ufite. Ni ikibazo gikunze kuba muri bagenzi banjye benshi kandi nanjye kigeze kumbaho. Bisaba iki rero? Ni ukubana nanjye muri iyi video kugira ngo umenye niki icyo kibazo giterwa n'iki kandi twagikemura dute. Dufatanyije rero turabigeraho. Icyo usabwa ni ukubana nanjye kugeza video irangiye, ukirinda kwihutisha, kamenya aho uburyo wabikora icyo kibazo ukagikemura, kandi ukakanda subscribe wowe utarayikanda, kugira ngo ibintu byacu bikomeze gutera imbere kandi tuzamurana yaba mu bwenge ndetse no mu bindi. Wamara gukanda subscribe, video yagushimishije ukakanda like, kandi ukanyandikira muri comment, ukanayisharinga kuri bagenzi bawe. Unyandikire ikindi nazagufasha muri video ikurikiraho, ndetse unyandikire niba yanagushimishije. Ngiye reka dutangire rero turebera hamwe uburyo bwose wanyuramo. Turabanza turebere hamwe icyo impamvu ibitera ngo niye. Kadutangire video. Dutangire rero turebera hamwe uko igituma impamvu tureba video ugasanga nyine usibye nka video cyangwa indi file nyine muri telefone yawe, ariko ugasanga umwanya wayo nuhise ujya hano kuri storage, hano kuri gigabyte zisigaye. Urabona nka phone yanjye isigaranye 2.0. Wenda turebye nka muri video urabona harimo nka 1 zatwaye nka 1.3 gigabyte. Turebe wenda nka video cyangwa audio twasiba. Gusa ndabona video zirimo nyinshi ari z'ingenzi. Wenda tuvuge urugero, tugiye gusiba nk'iyi video. Iyo ugiye kwisiba rero, urabona yino video ifite megabyte 108. Turebe ko nituyisiba zirahita zijya hara kuri internal storage. Turaza tuyisibe nk'ibisanzwe. Twayisibye. Turebe. Urabona storage iracyari 2.0. Kubera iki rero iyi storage idahindutse? Nibyo tugiye kuri, gusa urabona ahangaha ho byahindutse. Urabona ko video zatwaye 1.2 none kandi zatwaye 1.3. Ubwo igice nyine urabizi ko aba ari 100, dukuyeho 108, urumva havuyeho igice cyose. Nibyo tugiye kurebera hamwe tukigana uburyo rero wabikora n'uburyo wabyikemuriramo video zawe zikajya wasiba ikintu ukagisiba ku buryo nyine n'umwanya wacyo urasigaraho, ugasigarana uwo mwanya. Kadutangire rero turebera hamwe uburyo impamvu ibitera. Uburyo twebwe dusibamo video cyangwa ikindi kintu cyari cyose, yaba file cyangwa audio cyangwa ifoto, uburyo tubisibamo ntabwo tubisiba uko bikwiriye. Reka wenda nkanga nanone dusibe nk'aka image. Dore nk'iyi foto tuyisibe nk'iyi. N'ayandi atandukanye nyine wakwifuza gusiba, ariko iyo tukiyasiba ntabwo nyine tuba tuyasibye uko bikwiriye. Usanga tuyasibye ariko hari uburyo tutayasibyemo neza. Dukwiriye aricyo kintu dukwiriye no kwibandaho. Gasibe menshi ku buryo gakwiye kuduha byibuze, dore nk'aya tumaze guselectinga ayaduha nka 1 megabyte. Kangerageze tsibe menshi ku buryo byibuze tutaravuga ngo ni uko nasibye make. Kangerageze tsibe menshi. Ibi bintu birakora cyane, mukwiriye nyine kujya mukurikirana video kugeza irangiye kugira ngo ibintu bigende neza. Wenda kadusiba yangaye, nyasibe byibuze dusibe agafite nka mega byibuze 5. Kadusibe menshi ku buryo urabona tumaze kugira mega 3.21. Kangomeze nsiba n'ayandi turebe. Katsiba yanari ndakeka yagahagije. Maze kuyasiba rero, mwibuke ko dufite 2.0 kuri storage yacu. Urabona hagabanyutseho igice kimwe.
igice kimwe kandi ibintu nasibye birakirengeye. Ya ni ukubera iki rero? Ni ukubera iki? Ya urabona ari amafoto twasibye, nubwo twasibye iyo ujya hano muri setting yawe ya phone yawe, ahangaha bariho kandi mwibuke ibintu twasibye amafoto ndetse na video. Ya urabona storage twakoresheje 94%, niyo tumaze gukoresha, dusigaranye 1.90. Ya nuza muri storage urebe hano barakwereka ibintu bituma umwanya wawe ushira. App zatwaye gigabyte 20 zose, urumva zatwaye injiga nyinshi ku buryo nyine ari cyo kintu cya mbere gituma umwanya ushira. Hakurikiyeho system itwara 4.2 gigabyte, document itwara 2.4. Ya kane video itwara 1.2, audio nayo ni 1.2, game zitwara uwo nguwo muri kureba 485 megabyte, image nazo murazireba. Ya gusa hari kandi kiyongeyeho kitwa trash katwaye megabyte 111. Ya vuga kandeho hari igihe usanga kenda kuzura ahubwo ariko kamaze umwanya. Ya urabona niba uri kwibuka neza video twasibye ni izi ngizi video, dore ya video twasibye, ngaya ya mafoto twasibye, dore ngaya ndakeka mwayabonye. Ya ni ahangaha rero amafoto wasibye na video wasibye byose biba bikira ahangaha, kandi tubonye ko iyi nayo iri mu bitwara umwanya waki wa memory card cyangwa wa internal storage. Ya uraza uhita ukanda kwa aka kantu nyine, ubwo tugiye kurebera hamwe icyo wakora kugira ngo umwanya wawe ujye uwubona uko bikwiye. Uraza ugakandeho, uhita ukanda hano kuri delete. Sorry gato, uhita ukanda hano handitse delete. Numara gukanda kuri delete uze ukande ahangaha n'ubundi handitse delete. Numara kwakanda urategereza, urabona ya megabyte ihisivaho yose. Ya ndakeka buri wese arabyiboneye. Tukimara kuhakanda rero usubira inyuma wirebere. Ya urabona noneho gaturebe, urabona hahandi hasigayeho 0. Yaba ari nk'ibintu binini rero twasibye bifite nk'umwanya munini, tuba tubonye ko hari ikintu cyagabanyutse. Ya tuba tubonye ko hari, ya ndabona hari ama video banyoherereje atumye n'ubundi umwanya wongera kuba munini. Ya gusa iyo yaba ari ikintu kinini twasibye, tuba tubonye ko umwanya wisuga gabanyuka. Ya rero wowe uhura n'iki kibazo, nizere ko ino video igufashije. Tujye dukora video ntoya kandi ifasha. Ya tukomeze kugira ibihe byiza, naho muri video y'ubutaha.